amadayimoni yamushyize mu ishusho y'umuntu, ariko ubundi rwose nta muntu umurimo. Niyo mpamvu rwose ubona bamwe bacitse n'intege zo kuba bamuti kugira ngo abashe kuba yazimya umuriro. Muti rwose oya, muti n'ibiki ushakaga gukora rwose, nupfa nanjye ndumva nakiyahura. Muti njye nawe tuba hamwe, tugomba rero gupfana cyane. Amasaha yo gusenga arageze, nawe nibwo agiye ko yakegeriza Imana, dore ko nari mu rugamba rutamworoheye, nubwo rwose ari indwanyi y'akataraboneka, akaba avuga ko nta mutima agira. Ariko rwose Gerald iyo bigeze ku isaha yo gusenga ntashobora kuba yayiteshuka, ndetse nta n'icyamukoma mu nkokora cyatuma rwose adasara. Gerald rero wari urimo gusara yarasaye rwose, ndetse aza kugera ubwo arasoza. Barasohotse, bageze ku muryango nibwo bagiye kujya kubona babona arahagaze, ndetse ntiyagira n'ikintu avuga, bose baramwitegereza. Nibwo rero oncle we Behram yamubazaga ati ni ikihe kibazo Gerald? Gerald nawe aramusubiza ati Uncle Behram, banyibe inkweto zanjye rwose, dore bazibye, ntazo urimo kubona hano. Inkweto zawe bazibye? Inkweto kuziba burya bavuga ko ari amahirwe mabi. Ubwo rero rwose ndumva rero baratangaye, batangira kwibaza kuri ubwo buhanuzi Sheguni yari atangiriyeho abwira uwo mudamu. Njyewe nawe tujyane maze mbikwereke. Ariko buriya bagiye kuvuga ibiki we? Urabona byoroshye? Ndakwinginze rwose akira ibi ngibi, nzi neza ko rwose biri bugushimishe. Amafaranga wifuza kuri Joda, ntihazigire havugwa na rimwe ko Shiguni yigeze agera hano akavuga ko hazaza ha Joda. Murimo muranyumva mwese? Umwamikazi mama Joda Maivati yahise agenda yirukanka, niko kujya kureba hantu ya masimbi yaguye, maze atangira ku rundi ruhande. Nibwo Gerald yari arimo azunguza ukuguru kw'inkoko maze ukurye nawe. Ndabona